kuri uyu mugoroba wo ku itariki ya 7 Mata 2025 mu gihe u Rwanda rwatangiye ku mugaragaro icyumweru cyo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'iminsi ijana yo kwibuka muri rusange. Kuri uyu mugoroba rero ku biro by'akarere ka Gasabo mu minota mike ishize hatangijwe urugendo rwari ruyobowe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame. N'urugendo rwerekezaga kuri BK Arena, akaba ari urugendo rw'umugoroba wo kwibuka nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Perezida wa Repubulika rero n'umwe mu bari bayoboye urubyiruko ndetse n'abayobozi batandukanye mu ngeri zitandukanye muri uru rugendo. N'urugendo rwitwa Walk to Remember, akaba rero ari urugendo rwiganjemo urubyiruko, aho rero banashyiriweho uburyo bwo gutanga ubutumwa bwo kwibuka. N'urugendo rwo kwibuka rwaherukaga kuba muri 2019, mu myaka rero yakurikiye rwagiye rusubikwa kubera impamvu zirimo icyorezo cya COVID-19. Gusa rero kugeza kuri ubu ngubu rukaba rwongeye kuba, akaba rero ari bimwe mu birimo biraba muri uyu mugoroba. Na update nari nkugejejeho rero twaba tugiye kwerekeza ku makuru arebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'icyo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze nyuma y'impaka azagiye zivuka mu bihe bitandukanye zivuga ko igihugu cy'u Rwanda cyaba cyaragiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwiba amabuye y'agaciro cyangwa se gufata umutungo kamere w'iki gihugu. Perezida Kagame rero yavuze ati bibaye ari byo tuba twarakize nkamwe. Nibyo rero Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagarutse rero ku bijyanye n'abashinja u Rwanda kwiba amabuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rutiba amabuye y'agaciro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ashimangira ko iyo rubikora ruba rukize nka bimwe mu bihugu birushinja kuyiba nk'uko yabigarutse kuri uyu wa 7 Mata 2025 ku munsi mpuzamahanga ngarukamwaka isi yose yibukaho jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yahitanye abarenga miliyoni mu mezi agera kuri 3 gusa. Umukuru w'igihugu yagarukaga ku bihugu bifatanya na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kuyobya uburari ku bibazo bibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikavuga ko rero ibibazo nyamukuru ari amabuye y'agaciro byirengagije abanyekongo bimwe uburenganzira bwabo, bamwe bakicwa bakagirirwa nabi, abandi bakaba impunzi mu karere imyaka myinshi cyane. Yagize ati iyo ibyo muvuga by'amabuye y'agaciro biba ari ukuri, ntabwo rero tuba dukeneye ayo mafaranga yanyu habe na busa, muduha ubusa nyuma mukaza rero utoteza. Iyo rero niyo si iri hagati y'abashize cyangwa se yahashize h'umwijima no mu bihe by'ubu birangwa no gutoteza abandi. Perezida Kagame yagarutse kandi kubiyita amatsinda y'inzobere yivuga iminyato ko ari abantu basobanukiwe iby'akarere k'ibiyaga bigarashimangira ko rero ikibabaje ari uko bamwe muri bo bafite aho bahuriye n'aya mateka. Yagize ati ikintu cyose kijyanye na jenoside ndetse n'ingengabitekerezo yayo, aho abantu barenga miliyoni bishwe, abantu rero bagihinduyemo ikibazo cy'amabuye y'agaciro. Reka tuvuge ko ari ikibazo cy'amabuye y'agaciro ubu no mu 1994 cyari ikibazo cy'amabuye y'agaciro. N'ayahe mabuye y'agaciro twari turi kurwanira ahangaha? Ayahe mabuye y'agaciro? Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko hari ibihugu byashinze ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akibaza impamvu byo rero bidashira amanga ngo wenda bivuge ko u Rwanda ruri kujya gushaka amabuye nabyo ubihora bishaka umunsi ku wundi. Agira ati kuki mudahaguruka ngo mushire amanga cyangwa se mushire amanga muvuga muti u Rwanda rwavogereye ubusugire bw'ubutaka bwacu twahanze rero ndetse rurangamiye amabuye, ntawe rero turangamiye mu burasirazuba bwa Kongo, kuki mudashira amanga ngo mwemere ibyo? Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko ibitarishe cyangwa ngo bihungabanye abanyarwanda mu myaka 31 ishize ubu byabakomeje ndetse bibategura cyangwa se bibategurira guhangana n'ibishobora kubahungabanya. Agira ati n'ukuri nshaka kubizeza ko ntabwo tuzapfa ndetse ntabwo tuzareka kurwana nk'uko byagenze mu bihe byashize. Kurwana ntabwo bivuze kuvogera ubusugire bw'igihugu cy'uwari we wese, ntabwo rero ari ugushaka iby'abandi bitari ibyacu. Umukuru w'igihugu yakomeje agira ati ndashaka cyangwa se ndasaba abanyarwanda ko tugomba kurwanya uwari we wese waza ahagashaka kuvanga ibintu, ndetse ntekereza ko hari benshi babiteguye ibyo ngibyo. Perezida Kagame kandi asabye inshuti z'u Rwanda n'abafatanyabikorwa barwo ko badakwiriye kumva nabi u Rwanda ndetse ngo rero barufate uko bishakiye, kuko rero rwahuye n'ibikomeye bihagije. Yagize ati ni kenshi RDC yagiye yihunza inshingano zayo zo kubanisha abanyekongo, ahubwo ikagira uruhare mu bwicanyi
bukorerwa rero abaturage bayo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi nk'uko yakomeje kugenda abigaruka agaragaza ko rero hari ibihugu byinshi biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishaka cyangwa se birwanira ubutunzi bw'iki gihugu kandi biriyo mu buryo ubu uzwi. Akagaragaza ko rero ibyo bihugu ari byo byagakwiye kuvuga buti kuki rero u Rwanda ruri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushaka amabuye ya agaciro. Agira ati rero mushiramanga muvuge niba hari icyo mwaba muzi nk'uko yakomeje kugenda abigaruka agaragaza ko rero iyaba u Rwanda ruriyo ku bw'izo mpamvu ruba rumaze gutera imbere cyangwa se rwarakize nk'ibyo bihugu bikomeye cyane yakomeje kugenda avuga byagiye cyangwa se byagiye bishinja u Rwanda kenshi kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntangira rero aya makuru ku buryo burambuye nakubwiye ko muri uyu mugoroba hari kuba igikorwa cyo kwibuka cyangwa se akaba ari urugendo rwitwa Walk to Remember, akaba ari rumwe mu rugendo rubarizwamo ingeri zitandukanye abayobozi batandukanye. Muri uyu mugoroba rero bakaba bagiye guhurira muri BK Arena, akaba ari urugendo rwahagurutse ku biro by'akarere ka Gasabo rwerekeza BK Arena, aho rero hari buganirwe kuri byinshi bitandukanye birebana n'igikorwa cy'uyu munsi cyo gutangiza ku mugaragaro icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe abatutsi. Perezida Kagame rero akaba rumwe mu bifatanyije n'abanyarwanda mu ngeri zitandukanye by'umwihariko abiganjemo urubyiruko mu rugendo rwo kwibuka ku nshuro ya 31. Urugendo kandi bakoze n'amaguru bahereye rero ku biro by'akarere ka Gasabo berekeza muri BK Arena. Mu mashusho rero yakomeje kugenda kwirakwira ku bitangazamakuru byinshi bitandukanye, ubonaga ko rero urubyiruko rwinshi rwari rwishimiye uru rugendo bari kumwe n'umukuru w'igihugu ndetse banagaragaza ubushake rero bafite mu kugerageza kubaka ndetse no kugaragaza amateka y'igihugu cy'u Rwanda icyo asobanuye ku rubyiruko muri rusange. Urubyiruko rero ni rumwe burukomeje kwibandwaho by'umwihariko mu kugerageza rero kugaragaza amateka y'igihugu ndetse no kuyabungabunga by'umwihariko, ariko ikindi kandi barwanya icyo ari cyo cyose cyatanya abanyarwanda mu bihe bitandukanye. Ku birebana rero n'amakuru ya Walk to Remember by'umwihariko rero nakomeje kugenda ngarukaho kuva mu ntangiriro z'iki ikiganiro, akaba rero ari urugendo rwahurije hamwe rero ibihumbi by'abanyarwanda, abayobozi mu nzego z'igihugu rero nkuru, abahagarariye ibihugu byabo bari hano mu gihugu cy'u Rwanda, imiryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda, urubyiruko ndetse n'abandi bitabiriye urugendo ruzwi nka Walk to Remember. Imvano rero y'uru rugendo akaba by'umwihariko ari urugendo rwitabiriwe rero n'abantu baturutse mu ngeri zitandukanye cyane cyane abo mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo rero mu butumwa bari kwandika hari urubaho cyangwa se hamwe mu ho hashyizweho hari kwandikaho ubutumwa bugiye butandukanye. N'ubutumwa rero buri kwandikwa akaba ari ubutumwa buri kubwira inzirakarengane zishwe muri Jenoside, nubwo rero batakiriho ariko abo basize rero bashibutse kandi bazaharanira ko rero ibyabaye bitazongera kuba ukundi, nk'uko ari bumwe mu butumwa bwakomeje kugenda bugarukwaho. Walk to Remember rero ni gahunda yatangijwe mu 2009 n'urubyiruko rwibumbiye mu muryango w'abaharanira amahoro n'urukundo PRP, Peace and Love Proclaimers. Uyu muryango rero uvuga ko watangije iyi gahunda mu rwego rwo gukora urugendo rwo kwibuka abarenga miliyoni bazize Jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. N'urugendo kandi rwo kwibuka rwibanda cyane ku rubyiruko nk'umwanya wo kurwibutsa ko rero muri Jenoside yakorewe abatutsi umubare munini wabayigizemo uruhare bari urubyiruko kandi ari na rwo mbaraga z'igihugu zigomba rero kucyubaka, by'umwihariko rero bagafatanya n'abandi bose mu kubaka igihugu rero bashingiye ku mateka y'igihugu, ariko by'umwihariko no kurwanya uwo ari we wese rero wagerageza gucamo rero ibice abanyarwanda, bakamenya rero ko bakwiye gutahiriza umugozi umwe bagafatanya n'abandi banyarwanda bose mu kurushaho kubaka igihugu. Uyu munsi igihugu cy'u Rwanda umubare munini w'abakigize n'urubyiruko, niyo mpamvu rero ibikorwa byinshi bitandukanye by'umwihariko rero bigomba kuba bishingiye cyangwa se bitanga ubutumwa ku rubyiruko kugira ngo barusheho gusigasira amateka y'igihugu, ndetse by'umwihariko banarebera hamwe uburyo bakwiye gukomeza kubaka igihugu cyabo binyuze rero mu nzira zitandukanye n'amahirwe atandukanye igihugu cyashyizeho mu kurebera hamwe uburyo abene igihugu n'abanyagihugu muri rusange bakwiye kuba babaho. Ibihumbi rero by'abanyarwanda
ndetse n'abandi bose bakaba bamwe mu bitabiriye urwo rugendo nk'uko nakomeje kugenda igarukaho ndetse kugeza kuri ubu ngubu bakaba bamaze kugera muri BK Arena hagiye kubera rero uyu mugoroba wo kwibuka nk'uko twakomeje kugenda tubigaruka byinshi bitandukanye murakomeza kubikurikira ku muyoboro wacu wa The Heart of Africa TV aho mukomeza kugenda munogerwa n'amakuru agezweho 5 mukore kuri subscribe cyangwa se sabone wabambere mu kuba mwabona inkuru zacu mu buryo bugezweho 5 reka mbashimire bifurizo komeza kubana natwe no gukomeza kudushyigikira mutanga ibitekerezo.